nshinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Uwiteka. Umusheri ufite ntabwo ari uwawe. Uwiteka yanyeretse yuko atari we musheri wawe, atari boyfriend wawe. Kubera iki se mukozi? Kuko niba ugira ngo ndakubeshya, nagira ngo ufite nimero ze, urazifite mu mutwe, nagira ngo uzime noneho muhamagare, noneho mpite mbikwereka, mbikumvishe yuko ibyo wari waribeshye atari byo. Halo? Ko numva nitabwe n'umukobwa. Halo? Halo? Mwiriwe neza? Nitwa Gashirabake Isidore. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Nkaba nzwi ku kabyiniriro ka Vie. Papa Mutoni. Nagira ngo nkubaze ikintu cy'ingenzi. Ufite sheri? Sheri ndamufite. Muri kumwe? Yego turi kumwe. Ugira abasheri bangahe? Ugira umwe. Yego. Ari nawe muri kumwe? Ari nawe turi kumwe. Atumvise mwe nakubwiraga. None ko umuntu w'Imana. Ukagenda ugasiriba, ukagenda ukigaragara, ukigira mwiza kandi inwawe inshuti zawe witwa ngo niziza ntaga atari zawe. Ni mpamvu nakubwiraga nturi mugabo muri kumwe. Ubu utekereza ngo shere wawe. Mu manya imyaka 3 ntabwo ari umugabo wawe. Muraho. Muraho neza. Amakuru yaje. Mumeze neza. Yego. Ngewe ni umukozi w'Imana. Gashirabake Isidore. Ariko ku kabyiniro kanjye ni Vie. Papa Mutoni. Mumeze neza? Yego. Mugiye hehe? Tugiye gusenga. Materaniro. Nge rero mu byo nshinzwe kuruca akavuyo n'akajagari mu itorero ry'Imana. Kuko abantu benshi cyane basigaye baragenda akajagari, inzu y'Imana bayigize iguriro, nta na kimwe bagikora cyiza mu rusengero rw'Imana. Nshinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Imana. Ku bantu cyane basenga. Mumeze neza ariko. Ufite umusheri? Ufite umusheri? Ufite umusheri? Reka nawe ngerageze. Ntacyo. Shatse waba wigendeye wowe none nkagira ikintu muganiriza mwene data nkanamusengera nkwakira agakiza. Igendere nta kibazo. Wewe nawe igihe kizagera no tuvugane nawe ngo muko. Meze neza. Meze neza. Ufite umusheri? Neretswe ataruwe kuko njye mu shinzwe guca akavuyo n'akajagari mu rusengero rw'Uwiteka. Umusheri ufite ntabwo ari uwawe. Kuko narabyeretswe. Neretswe yuko atari umugabo wawe. Atari n'umusheri wawe. Ndavugisha ukuri. Mumaze igihe kingana iki mukinge mukundana? Tumaze imyaka 3. Imyaka 3. Najya nkubwire rero yuko Uwiteka yanyeretse yuko atari we musheri wawe. Atari boyfriend wawe. Kubera iki se mukozi? Kuko niba ugira ngo ndakubeshya, nagira ngo ufite nimero ze. Urazifite mu mutwe. Nagira ngo uzime noneho muhamagare, noneho mpite mbikwereka, mbikumvishe yuko ibyo wari waribeshye atari byo. Umwuka wera arimo gukora. Arimo aratwereka ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Kubera yuko ibyo wibeshya ntago ari byo. Mbwira nomero ze, noneho mugwamagarire, noneho uhita numva gihamya cyuko atari byo ibyo wibwira. Ni 07 Izimi. Urakoze cyane. Bamwita ngo cy'umusheri wawe? Kugira ngo umuhamagare, mubwire n'amazina ye nyamenye. Bamwita Musa, umva dukundanye igihe kinini rwose. Kandi turakundana. Murakundana? Retse gato. Halo? Ko numva nitabwe n'umukobwa. Halo? Iyi nomero ni yande?
Halo. Musa amakuru. Halo. Mwiriwe neza. Nitwa Gashiraba Chesdori. Nkaba ndi umukozi w'Imana. Nkaba nzwi ku kaziniriro ku kabyiniriro ka Vie. Papa Mutoni. Nagira ngo nkubaze ikintu cy'ingenzi. Umukobwa ufite sheri. Ufite sheri. Sheri ndamufite. Muri kumwe? Yego turi kumwe. Ugira abasheri bangahe? Ugira umwe. Yego. Ari nawe muri kumwe. Ari nawe turi kumwe. Murakoze cyane rero. Izo nomero zawe narazifashe. Nkaba mu byo nshinzwe ari gukora umurimo w'Imana. Kurwanya akajagari n'akavuyo ku bantu cyane cyane bishushanya bavuga ko basenga kandi badasenga. Mu by'ukuri ufite abasheri bangahe? Yewe ufite umusheri umwe. Ni nawe muri kumwe. Yego. Rero icyo nshinzwe no kurwanya akajagari n'akavuyo mu rusengero rw'Uwiteka. Ibyo bintu birimo urimo ushake kuntu bivamo. Yesu aravuga ngo dore igihe ni iki. Agiye kurobanura urukungu mu masaka. Wabyumvise? Ugerageze rero ugerageze nk'umuntu usenga. Ugira umusheri umwe. Uwo watekerezaga uba ari ufata ushyire mu mutwe wawe. Kuko igihe kigiye kubagereraho kandi ugerageze mwihane ibyaha kandi kuva mu byaha niko kumenya ubwenge. Nukuvuga ngo rero igihe kigiye kugera ibintu byose birangire kuko imperuka iri hafi kugera. Mujye gusenga nkuko bagomba kujya gusenga. Wabyumvise? Ndabyumva mukozi w'Imana. Ubu ngubu rero nagira ngo nkubwire yuko nahise nkwerekwa urimo kumwe n'undi mukobwa kandi nahise nanabibone yuko uwo watekereza cyangwa yagutekerezaga atari we. Ni ukuvuga ngo nkiguhamagara nahise nerekwa yuko umushero ufite ari abubeshya n'abutabeshya kandi icyo kintu ni ikintu cyeza ku basore b'iki gihe. Muhindukire rero mureke akajuvuyo n'akajagari no kubeshya no gukora ibidakwiye kandi wavugaga yuko uri umuntu usenga. Muri kumwe rero nungo wirinde kubeshya abandi. Murakoze cyane njya gushaka ngusengere ushyira imbere y'Imana kandi ugerageze kuvugisha ukuri no kwicuza ibyaha kubera yuko abugenda ubeshya bose ngiye nabyeretswe yuko atari ukuri. Wabyumvise? Ndabyumva. Sawa, wemeye guhinduka? Kozima nahinduka. Wemere Yesu n'umukiza wawe. Wakira agakiza. Urakoze cyane. Zagerageza ubwo nzagusura nzagaruka nzaza mu basure noneho tugerageze guhuza kandi tuganire Imana izaduha umugisha. Murakoze nawe. Yego. Abyumvise mwana kubwiraga. None ko umuntu w'Imana ukagenda ugasiriba ukagera ukigaragara ukigira mwiza kandi inwawe inshuti zawe witwa ngo niziza ntaga atari zawe. Ni mpamvu nakubwiraga nturi mugabo muri kumwe ubu utekereza ngo nishere wawe mu myaka 3 ntabwo ari umugabo wawe. Wabyemeye? Nabyemeye. Urabyakiriye? Nabyakiriye. Imana ni Imana kuko. Ukuvuga ngo icyo kintu nigenda njya nkumenyeshe kandi nkumvishe usenga cyane kugira ngo Uwiteka izaguha umugabo wawe w'ukuri. Muzamana n'igihe nubwo muzamana n'igihe kinini cyane. Usezereho kandi nzajya mpora ngusengera noneho uzabona umusheri w'ukuri ukwiye kandi uzajya ukora ibisabwa byose mu rusengero rw'Uwiteka. Uwiteka Mana ushobora byose. Fasha uyu mukobwa maze abone umugabo ukwiriye agendere mu kuri kandi agere mu bisabwa
maze igihe nikigera azakwiyereke mu izina rya Yesu amen. Bayi usenge neza.